ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe nawe Ubuzima bufite intego. Ubuzima bw'ubusabane. Buri umwe muri mwe ni urugingo rw'umubiri wa Kristo, kandi mwahamagariwe kuba mu mahoro. Abakolosayi 3:15. Mbega uburyo ari byiza, mbega uburyo ari by'igikundiro iyo abantu b'Imana babanye bahuje. Zaburi 133:1. Ubuzima buba bwiza iyo busangiwe. Imana ishaka ko tugenda mu buzima bufatanije. Ibyo ni byo na Bibiliya yita ubusabane. Muri iki gihe cyacu iryo jambo ryatakaje imbaraga ryahoranye. Ubu ubusabane buvuga guhura n'abantu bakaganira bisanzwe, bakaba bari hamwe barya bidagadura. Ikibazo cy'ubusabane hagati y'abakristo cyahindutse guterana mu rusengero, abarushijeho bagasangira icyayi cyangwa ibindi binyobwa bidasindisha rimwe na rimwe nyuma y'amateraniro. Ariko ubundi ubusabane nyakuri burenze kugaragara mu materaniro. Ni ugusangira ubuzima. Bisaba gukundana kutarimo kwikunda, gusangira nta buriganya, kugirirana neza mu bikorwa, gutanga utitangiriye, kwifatanya mu kababaro n'ibindi byose ushobora gukora gusohoze ya mategeko avuga ibyo tugomba kugirirana dusanga mu isezerano rishya. Iyo ushaka kugira ubusabane nyakuri, umubare w'abantu uhinduka ikintu gikomeye. Uko umubare urushaho kuba muto, niko ubusabane burushaho kuba bwiza. Mushobora kuramya Imana muri ikivunge cy'abantu, ariko ntabwo mushobora gusabana mu kivunge. Iyo abantu bamaze kurenga 10, hari bamwe batangira kutaza, cyane cyane abadakunda kuvuga mu ruhame, ubundi ugasanga hari abandi bashaka kujya hejuru y'abandi muri iryo tsinda. Yesu yigishije abigishwa be mu itsinda rito. Yashoboraga gutoranya benshi kurutaho, ariko yari abizi neza ko 12 ariwo mubare munini utagomba kurenza iyo ushaka ko buri muntu atanga igitekerezo mu itsinda. Umubiri wa Kristo kimwe n'umubiri wawe ugizwe n'uduce duto, selile, dufatanijwe hamwe. Kandi ubuzima bw'umubiri wa Kristo kimwe n'ubuzima bw'umubiri wawe buri muri utwo duce, selile. Niyo mpamvu buri mu Kristo yari akwiye kuba mu itsinda rito mu itorero rito, haba mu itsinda rihurira mu rugo cyangwa se itsinda riteranira kwiga Bibiliya mu yindi minsi y'icyumweru. Aho niho abantu bahurira by'ukuri. Tugereranije itorero ryawe nk'uruzi runini, amatsinda mato azaba nk'imigezi isuka muri rwo ikarugaburira. Imana yatanze isezerano ritangaje cyane ku matsinda mato y'abizera. Aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nzaba ndi hagati yabo. Ikibabaje ni uko no kuba mu itsinda rito bitavuga ko abantu bazagira ubusabane nyakuri. Hari abantu bahurira mu matsinda yo ku cyumweru cyangwa mu matsinda mato yo mu ngo, ariko ugasanga baraheze mu magambo gusa, batigera bamenya ubusabane nyakuri uko buteye. Ni irihe tandukaniro hagati y'ubusabane nyakuri n'ubusabane bujenjetse? Mu busabane nyakuri abantu bagaragara uko bari. Ubusabane nyakuri ntabwo ari ibiganiro by'aho baca hejuru y'ibibazo by'ubuzima. Ni uguhura by'ukuri, mukabwirana kari ku mutima, mugahishura kari mu nda. Ibyo bibaho iyo abantu batinyuka kugaragara uko bari koko, kandi ntibahishe uko ubuzima bwabo bumeze. Babwirana ibyabababaje, bagahishura amarangamutima yabo, bakaturirana ibibaruhije, bagasangira gushidikanya kwabo, bakerura ubwoba bwabo bagendana, bakemera intege nke zabo, bagasaba abandi kubafasha no kubasengera. Kugaragara kuri bitandukanye cyane n'ibyo usanga mu matorero hamwe namwe. Aho kugira ngo usange mu mwuka wo kugaragara uko bari no guca bugufi, usanga barashyize hejuru ikintu cyo kwihagararaho. Bagasa n'abari mu ikinamico, bakagira amacenga menshi, bakagendera mu kinyabupfura cy'igihwayihwayi, ariko ibiganiro byabo ugasanga bitagera ku mutima. Abantu baho usanga bishe inyuma y'amasura atariyo, bagahora bigengesereye ngo badacikwa, bakitwara nk'aho ubuzima bwabo buhora mu birori. Bene iyo myitwarire yica ubusabane nyakuri. Iyo dutangiye kwikingurira abandi bakabona ubuzima bwacu uko buri koko, nibwo tugira ubusabane nyakuri. Bibiliya iravuga ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanyije hagati yacu. Nituvuga ko ari nta cyaha dufite, tuba twishuka. Ab'isi bavuga ko gusanganya imitima bibera mu mwijima w'ibanga. Imana yo ikavuga ko bibera mu mucyo. Iyo turi mu mwijima, duhisha mu nda ibikomere byacu, amakosa, ubwoba,
ibyo twatsinzweho n'ingeso mbi. Ariko iyo tugendeye mu mucyo, byose tubishyira ahagaragara, tukemera abo turi bo by'ukuri. Birumvikana ko kugaragara uko uri bisaba ubutwari no guca bugufi. Bisaba gutinyuka, guhangana n'ubwoba bwo kugaragara uko turi, kwemera ko abantu bashobora kutugaya ndetse no kongera gukomereka. Ariko se kuki umuntu yakwishyira mu bibazo nk'ibyo? Kuko aribwo bwonyine bwo gukura mu mwuka, mu mutima. Bibiliya iravuga ngo ibi mubigira akamenyero, mwaturirane ibyaha kandi musengerane, kugira ngo mushobore kubana neza kandi mukire. Dukura neza iyo dutangiye gutinyuka guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Kandi kimwe mu bintu bikomera guhangana nacyo ni ukwemera uko turi mu maso yacu ndetse n'ay'abandi. Dukura neza iyo dutangiye gutinyuka guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Kandi kimwe mu bintu bikomera guhangana nacyo ni ukwemera uko turi mu maso yacu ndetse n'ay'abandi. Mu busabane nyakuri abantu baba magirirane. Kuba magirirane bivuga gutanga kandi ukakira. Ni ukwemera kwishingikiriza ku bandi. Bibiliya iravuga ngo uburyo Imana yaremye imibiri yacu ni icyitegererezo cyiza mu gusobanura ubuzima bwacu hamwe nk'itorero. Buri rugingo rubeshwaho no kugirirana n'izindi. Kuba magirirane nibyo mutima w'ubusabane, kugirana ubumwe bw'amagirirane, gufatanya inshingano, gufatanya hagati yacu. Pawulo yaravuze ngo nifuza ko dukomezanya ubwo kwizera twahawe. Kwizera kwanyu kuzankomeza, nanjye mbakomereshe kwizera kwanyu. Twese dukomera mu kwizera iyo abandi bagendana natwe kandi bakadutera inkunga. Bibiliya idusaba kuba abarinzi ba bagenzi bacu, ikadusaba guterana umwete, gukorerana no kubahana. Inshuro zirenga 50 mu isezerano rishya badutegeka imirimo tugomba kugirirana. Bibiliya iravuga ngo duharanire gushaka ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ntabwo Imana izakubaza ibyo abandi bakoze, ariko izakubaza ibyo wabakoreye. Imana igutegerejeho gukora ibishoboka byose kugira ngo ubafashe. Mu busabane nyakuri abantu bahabonera imbabazi. Imbabazi ntabwo ari ukwihutira gutanga inama cyangwa kwihutira gutanga ubufasha uciye hejuru y'ibibazo. Ugaragariza abandi imbabazi iyo ushobora kwinjira mu mubabaro w'uwundi ukawumva nk'uko awumva, mukawufatanya. Imbabazi ziravuga ngo umubabaro wawe ndawumva neza, kandi uko wumva umeze bifite inshingiro, ntabwo ari ubusazi. Uko wabyita kose, ubwo nibwo buryo nyakuri Bibiliya itwereka bwo kugaragaza imbabazi. Bibiliya iravuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Imbabazi zikemura ibikenerwa bibiri by'ingenzi mu buzima bw'abantu: gukenera kugira ukumva no gukenera kw'amarangamutima wiyumvamo ahabwa agaciro. Igihe cyose ugerageje kumva undi kandi ugashimangira amarangamutima ye, uba wubatse ubusabane. Ikibazo ni uko akenshi tuba twihuta dushaka gukemura ibibazo no gutanga ibisubizo, ku buryo tutagira igihe cyo kwifatanya n'abandi mu marangamutima yabo, cyangwa se tukaba duhangayikishijwe n'ibyacu bikomeye. Kwibabarira bikamya impuhwe twashoboraga gushyira ku bandi. Hari ingero zitandukanye z'ubusabane, kandi buri kigero kiba gikwiriye mu gihe cyacyo. Ikigero cya mbere cyoroheje ni uguhuzwa no guhana ubuhamya no gufatanya ijambo ry'Imana. Ikigero cyigiye imbere kurutaho ni ubusabane bwo gukora imirimo nk'iy'abantu bajyanye mu ngendo z'ivugabutumwa cyangwa zo gufasha abababaye. Ikigero gikomeye kandi kigera ku marangamutima ni ubusabane aho twinjira mu kababaro n'icyunamo cy'undi tukamufasha kwikorera umutwaro. Abakristo bumva neza bene ubu busabane ni abatuye mu bihugu bibatoteza, bakabasuzugura ndetse kenshi bakabica babahoye kwizera kwabo. Bibiliya iradutegeka ngo mwakirane ibibaremerera, aba ariko musohoza amategeko ya Kristo. Igihe turi mu bibazo bikomeye, mu cyunamo cyangwa mu gushidikanya, nibwo dukenerana cyane. Iyo ibizazane bidushikamiye kugeza aho kwizera kwacu gutangira kujegajega, nibwo dukerera bene data kuruta ubundi. Icyo gihe tuba dukeneye abantu bake bizera, bashobora kwizerana natwe, bakatuzahura muri uwo mwobo. Mu itsinda rito, umubiri wa Kristo uba ugaragara ndetse uturi hafi, kabone n'iyo Imana yaba isa n'ituri kure. Ibyo ni byo Yobu yari akeneye cyane igihe ari mu kababaro. Nibwo yavuze ati uwihebye akageza aho areka kubaha Isumba byose, akwiriye kubabarirwa n'inshuti ze. Mu busabane nyakuri abantu bahabonera impuhwe. Iteraniro ry'abizera ryagombye kuba ahantu h'ubuntu, aho amakosa adashimangirwa ahubwo agahanagurwa. Ubusabane nyakuri bubaho iyo imbabazi zirusa urubanza. Twese dukenera kugirirwa impuhwe, kuko twese
turasitara tukagwa, bityo tugakenera kugarurwa mu nzira. Dukeneye gutanga no kwemera kwakira imbabazi. Imana iravuga ngo iyo umuntu yakoze icyaha mukwiye kumubabarira no kumuhumuriza kugira ngo aticwa n'agahinda kamwihebesha. Ntimushobora kugira ubusabane butagira imbabazi. Imana iratuburira ngo ntimukabike inzika, kuko gusharira no kutababarira bisenya ubusabane. Ntabwo turi intungane, ahubwo turi abanyabyaha. Niyo mpamvu dukomeretsanya iyo tubanye igihe kirekire. Rimwe na rimwe dukomeretsa abandi tubigambiriye, ubundi tukabikora tutabizi. Ariko uko byagenda kose bisaba imbabazi nyinshi n'ubuntu ngo dushobore kubaka no kuguma mu busabane. Bibiliya iravuga ngo wihanganire amakosa y'abandi kandi ubabarire ugukoshereje. Wibuke ko umwami wacu yakubabariye, bityo nawe ukwiriye kubabarira abandi. Imbabazi Imana yatugiriye nizo zidutera kubabarira abandi. Ujye uzirikana ko nta na rimwe uzasabwa kubabarira umuntu birenze uko wababariwe n'Imana. Iyo hari umuntu ukubabaje uba ufite guhitamo. Ese imbaraga zanjye ngiye kuzikoresha mu kwihorera cyangwa mu gukemura iki kibazo? Ntushobora kubibangikanya byombi. Hari abantu benshi bashidikanya kugaragariza abandi impuhwe kuko batazi gutandukanya kwizera umuntu no kumubabarira. Kubabarira ni ukurenga ibyahise. Kwizera ni ugutunganya imyitwarire yanyu iri imbere. Kubabarira bigomba guhita bikurikira icyaha ukorewe. Uwakoze amakosa yaba yasabye imbabazi cyangwa se atazisabye. Icyizere cyo kizana n'igihe. Bisaba ko uwababariwe agaragaza guhinduka. Iyo umuntu ahora akubabaza, Imana igusaba kumubabarira buri gihe abikoze. Ariko ntabwo igusaba guhita umwizera cyangwa ngo umwemerere kongera kukugirira nabi. Agomba kubanza akerekana ko yahindutse. Ahantu heza ho gusanira icyizere ni mu gushyikirana kw'itsinda rito, aho ubonera inkunga y'abagutera umwete n'abakurikira uko ibintu bihinduka. Hari ibintu byiza byinshi uzakura mu kuba itsinda rito ryiyemeje kubaka ubusabane nyakuri. Ni ikintu cy'ingenzi udashobora kwirengagiza mu buzima bwawe umukristo. Iyi myaka 2000 yose ishize, abakristo bagiye bateranira mu matsinda mato ngo bagirane ubusabane. Niba utarigeze uba mu itsinda rito cyangwa iteraniro nk'iryo, uzi ibyo wahombye. Mu gice gikurikira turarebera hamwe icyo bisaba ngo wubake bene iryo tsinda n'abandi bakristo. Ariko ndizera ko iki gice cyaguteye inzara yo kuba muri uwo mucyo. Ubugirirane, imbabazi n'impuhwe bizana n'ubusabane nyakuri waremewe kuba mu bandi. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguha umugisha. Dusubire ubutaha.